Ngiye byambayeho. Urya umuntu amaye imitike tu. Yego. Byari bigenze bite? Uwo muntu twari twarahuriye kuri Facebook. Yego. No, cyogiye twakoreshaga amatigo ntabwo kijya twagakoresha MTN. Noneho ambwira ko ngo bimusanze aranandangira ahantu ari nyine anyohereza. Ntabwo yambwiye ko mazi nyine twapanze kuza ko tuzabonana nyine. Hanyuma nyine anyohereza ati genda namwe ngo ndi muri gare. Yabikoze kabiri nyine birangira amenye ubwenge nawe. Wawe muri kabiri se? Yego. Hello people, nizere ko mumeze fresh sana mu dukurikirana muri mu bice bitandukanye hirya no hino. Kristo kongera kubasuza akubaye ikaze mu biganiro bya yawe TV ko cyane kudukurikirana no kubana natwe. Tuba twongera kugaruka muri stories zitandukanye. Turi kumwe na Bodymax Fitness barakubwira ko wifuza gukora umubiri kugabanyirewe cyangwa kubyongera ugomba kugana Bodymax Fitness tukaguha imyitozo ngororamubiri mu sport nziza cyane, gym nziza cyane, sauna and massage, swimming pool. Dore mu Giporoso sana werekeza Kanombe winjiye muri Hilltop kata umunsi bwa bugeze kuri Bodymax Fitness cyangwa se ukaduhamagara kuri 0782 tukaguha izo service mbangobyi haruguru. Umwana umeze neza? Umeze neza cyane. Yishimiye kugakira kuri yawe TV. Murakoze cyane. Watangira kubwira abadukurikiranye. Nitwa Uwihirwe Alliance Joel. Ka Alia sikaza kuzamo gute? Alia naryo mvuze na Alliance. Wowe ubwo urarihinnye nyine. Okay, na Alliance babaye. Na akaye kazino kunda muri gatatu. Na Alliance. Ugakunda iki gasobanura iki? Alliance nyine impamvu ndikunda nuko ari mama warinyise. Ni mama. Mama ukunda mama kutapawa. Bose ndakunda mama ndamukunda cyane. Mama nakaye kantu ajya gukorera kumwihariko. Uvuga uti ngo yabahora mu bimbere. Arampangayikira nyine. Abye bose niko bakora ariko. Ndako nyine barumva ari akantu kumwihariko. N'akantu wigeze gukora kaguhangayikira cyane ukumva nyine yakubabariye ni nkakaye. Sunakaira. Ntabwo nkibuka. Ntabwo nakaye kantu twize ko kubaho mu buzima utajya wibagirwa. Uvuga uti kano nubwo nzabyara n'abana wanjye nzangabwane shaka kandi sinakibagirwa. Ubare kantu kameze nka insolite tu. Karasekeje. Kera nyine hari ukuntu nyine nimugoroba iyo mumaze kurya mu nywa icyayi. Nayo nari mfite akantu k'akageso nakarwaye ariko ntabwo ari akageso. No mama we yaravugaga ngo umwana ufite ako kageso nyine. Iryo joro nyine nirinda kunywa icyayi hanyuma nyine biranga biraba tunkumbyuka ndi kurya inkoni kandi nigomwe nijoro. Nyine ntago nanyweye icyo cyayi ndi kwirinda gukora ibyo bintu nyine nijoro biranga biraba nijoro kuko nyine iyo byabaga mu gitondo baracekingaga nyine basaga byabaye ukarya igiti. Ni ukunyara ku buriri. Ariko se abantu bose abantu benshi baba barabikoze. Na cameraman uyu nguyu yarabikoraga. Abantu benshi bagakantu baba baragakoze. Narize ngo nize igitondo se yago. None bamugenda nigiye ngo hanga kunywa. Ukanga kunywa nyine wigomwe nyine kugira utaza kubikora. Mu gitondo waryaga igiti ariko. Warakiryaga cya daje. Wajyaga ku ishuri wakiri. Ngo urebye ukabona nyine twose umuntu aragiye aca muri mu bwana. Ngo nyine ukabona warakuze. Ubona ari nkaho umuntu yavuye akagera ni ibiki byo mu bwana nyine ukumva. Uvuga uti tuno tuntu ndadukumbuye tu. Kujya bajya bakwitira nk'umwana kuryama none ubu ngubu kuryama ni ikibazo. Ibintu byo mu bwana byinshi byari byiza. Reba nk'uku nguku nyine kera mwarakinaga utuntu twasaye duki. Ako ngubu nyine ntabwo wabikina kubera ko umaze gukura. Kera mwakinaga n'iby'abana. N'abana ubu. Byari bimeze neza nigeze. Umugabo wabyaye uheka imiha bahekaga uduki. Bahekaga nyine bino biboro bijya biva ku nsina. Ku gitoki. Aho ufite umugabo mwakoze ubukwe se byagenze. Hari igihe mwabukoraga. Hari igihe mwakoraga ubukwe. Wakoze nka mubyaye.
ntabwo nabwibuka we ntabwo nabwibuka ariko ni bwinshi. Okay, very sana kabisa yitwa Alliance ushatse umwite Alliance. Reka tujye kwiganira. Muri secondaire aho hari mu bwana muri secondary hajya uvuga utege nka animateur yigeze kumfatanya nabirenze utuntu two muri secondaire twaroduke utajya wiyongirwa muri secondaire bwo nta nubwo byigeze biba byinshi. Kera muri secondaire bigeze kumfata nambaye ijipo ngufi hanyuma nyine ni umwarimu ariko ntabwo ari animateur ni umwarimu watwigishaga physique hanyuma nyine arambwira ngo ngusange ku biro no muri baga nabaga mfitemo n'ijipo ndende nawe nyine ndamwihorera ndamanuka ngeze imbere bitamindura ngeze kuri direction nyine abwira animateur hano uyu mwana animateur barase yagize ati ngo yambaye ijipo ngufi animateur areba ndasanga yambaye ijipo warakabanye animateur se yagifashe basi nyine mwarimu yaramwaye nyine abaturangosoye. Okay, aka mbere. Hari no kuna abanyeshuri bagushukaga wenda utanywa nk'inzoga ukagira nk'ikigare. Reba ukajya nko kunywa inzoga utazibashaga. Ese yeso ko cyabyakorewe ugeze hanze y'ubuzima. Ngiye ntabwo byigeze bimbaho muri secondaire. Hanze y'ubuzima wase. Ntabwo nabyita ikigare. Byagenze bite? Nagiye mbishaka nyine ntabwo ari ikigare cyanjye. Yego. Hanyuma ugenda bite? Naranyweye nyine. Ugenda bite? Kunywa se ni inkuru. Ese inkuru yindi ni naragiye ndanywa ndataha. Urimo ushobora nko gutaha ugataha ahantu hatari mu rugo. Oya. Natashye mu rugo. Watashye mu rugo. Ni bwa mbere unywa inzoga. Yego. Bwari n'ubwa nyuma. Ahako ntabwo bwari ubwa mbere urabona kera hari ukuntu nyine abana bajyaga barwara mu nda bakabahereza akica inzoka. Nanjye nibyo byabaye. Not for the first time. Ntabwo bwari ubwa mbere rero uzinywa iki kigo wari wabanje no kwica inzoka kera. Kera narabanje kwica inzoka. Hari igihe umuntu aba yaraciye muri ibyo bintu by'ubwana kuba yarakinaga n'abantu ubu ngubu bakaba barakuze barashatse abagore cyangwa se abagabo cyangwa mutanakiziranye bibaho. Hari abantu kera mwakoranye nko mu bwana ujya wumva ukumbuye ubu utakibona. Barahari. Bakwibutsa iki? Shabanyutse ibintu byinshi urabona kera hari abana twiganye deuxième primaire noneho muri classe bajyaga bakwicazanya n'umuhungu rero mwaba muri nka gukina abandi bana nyine bakabona ko ari nka shiri wawe rero njya numva bikumbuye ibyo bintu ugasanga ntabwo nyine ibyo bintu bya kera mbikumbura baraguserezaga ngo wa muntu mwicarana n'ishiri wawe ukarwana ukarira ukarakara cyane ukije akantu kabaye ariko nagiye kuvuga none hari igihe wasanga bakwicaranyije n'umuntu nyine nk'uko utabikunda bikazangira umukunze tutakimubonye. Birashoboka wenda aho njyewe kera bigeze kunyicazanya n'umwana nibuka izina rye ariko isura ntabwo ndyibuka yari umuhanga yaranitondaga oya nanjye nari umuhanga ntabwo yangopeza mwese karabahanga rero nagera hanze nawe yarahageraga nyine kwa niba muri gukina bakamuserereza nyine akarwana. Ese ubwo kera sibwo hari imico myiza nta bintu by'ububandi buri ibintu by'ububandi gute? Urumva nk'ubu ngubu nyine ubu ngubu ahubwo umuntu kuba atari sheri wawe ni ikibazo none kera wabivuga ko umuntu ari sheri bakawukubita. Sinzi ukuntu ngewe mbyumva ariko wa mugani byashoboka. Kera wari umuhanga umwanya wa kure wabaye n'uwuhe? Umwanya wa kure nabaye kera ni uwa gatatu. Nukuri ako ni kera muri primaire nagwa mbere nukuri hari n'igihe rigeze kuba kabiri ndarira nari nizeye ko ndi bubu wa mbere. Ubundi wa gatatu ni umwanya wa kure wagize? Ni wowe wa kure muri primaire ariko da oya tuvuga muri rusange. Oya muri rusange rero manza ubwo n'wanyuma naramubaye. Ndetse byari kugira ngo tubaje kujya muri secondaire ubwenge bujya nyine kako ndumuni yageze muri secondaire utangira kwiyumva wabaye agakumi ibigiraciye nyine ntago nari umuswa cyane ako nyine nasubiye inyuma to. Nasubiye inyuma. Okay, first sana. Ariya ukunda gukoresha social media? Yego. Ubu ngo wagezeho ka Snapchat. Umukobwa ukwita ifoto ya Snap ukagira ngo ni version yagoye.
mwazahora ukabanza ukayobora de snap ikora imiti byataye niko nageze ngakubura kandi murebana ubwo ibyiza by'izo social media ubwo na Facebook na za Instagram na za Twitter birimo turebe ibyiza byazo turebe n'ibibi byazo kuko byanga bikunda buri kintu cyose cyari gifite ibyiza gifite n'ibibi siko bimeze twirebere duhere ku bibi ibibi by'izo mbuga ni bihe ibibi by'izo mbuga nyine nanone haba hariho abantu batandukanye kandi bafite n'ibitekerezo bitandukanye hari ababagenzwa n'ibibi hari n'ababagenzwa n'ibyiza turacyari kuri abagenzwa n'ibibi bari nk'ibihe kuri izo social media zose uvuze hari abantu nyine bashyiraho ibintu bitari byiza kuri izo social media hari nk'umuntu mushobora gucata nyine akaba yakoherereza ibintu bimeze ukuntu gute nyine utugira ngo umuco niba uhari ucike bashobora kohereza nyine ashobora kohereza nk'ifoto y'ubwambure nyine yatambaye cyangwa wowe akagusaba kuyimwoherereza yego byiza bikubaho cyane isitoro bwira byambayeho yari umusore sinibaza ko ari umukobwa wabikora yego hari umukobwa si ubwo wabikora ku wundi mukobwa barahari byabayeho nabyo byabayeho bigenda gute se ubwo nyine we yansabye ifoto yanjye ari umukobwa nyine ngo muhereze ifoto yanjye nambaye ubusa nabanza amiye nyine arabikora mbese ubwo conversation itangira gute kugeza akubwiye ngo nyereka ifoto yawe wambaye ubusa kugeza nyine ubwo aba yarakwatse ubushuti mugatangira mucata nyine agusoza mwibwirana rimwe na rimwe akabaze gukora iki n'iki wampaye ifoto yawe umeze ukuntu uko nyine nuko bitangira none kugeza umwangu wamubwiye uti wowe umubwira ngo ayigushye ugira ngo urebe mayindi ye wagira ngo nawe agutinyure ubikore byari bimeze gute najya ndeba uwo ari we nyine akwereka ikihe gice se yanyeretse igice cyo hejuru ariko ntabwo yanyeretse mu maso yari umunyarwanda se muri conversation yari umunyarwanda kuko twavuganaga mu kinyarwanda ugutekereza ko umuntu si ubwo wenda muri akoresha ibyo cyangwa hari n'ukuntu n'umuntu afungurana akawunti agakoresha amazina ataraye yego birashoboka ahubwo ibyo ngibyo akohereje akaba yarabikuye wenda nk'uko yansabye ifoto yanjye hari uwo yayisabye akayimuha wenda akaba ariyo yanyohereje nyine akaguha iyundi yakoresheje n'amazina y'umukobwa yakoresha amazina y'umukobwa n'ifoto ari iy'umukobwa iriho nyine profile ye wari umukobwa none nta contact mwigize muhana wenda ngo abemo wakumva ijwi rye oya ntabwo byageze aho ngaho hari igihe rero wumva byakabije wenda aho ngaho wenda iyo ni insolite inakomeye kuba ari umukobwa wenda nawe utakomeza ko ari weneza hanyuma umutipe we byari bigenze bite ubundi ibyo bintu abantu babimenyereye wenda ku bantu b'abanyamahanga no ku mutipe we ntabwo ari n'umunyarwanda ni abanyamahanga nyine noneho manza ari n'ibintu byabo wahita nabikora ako kanya agahita abikwereka hari n'igihe aguhamagaye kuri video nyine akakwereka aramutse wenda aguhamagaye video call tuvuge wenda uri muri salo cyangwa uri kumwe n'ababyeyi ukabona ukuntu umubyeyi nashaka kugira ngo mwari mubizeranye turacyari mu bibi byabyo kugira ngo tuze gushaka wenda ukuntu wenda byacika nubwo tutava ngo turahita tubica ariko wenda dutangeho inama tuvuge wenda aguhamagaye uri kumwe n'umubyeyi byatangiye isura ni isura mbi nyine ntabwo umubyeyi yabona ko musanzwe muziranye mu bikorana wowe nyine ikintu gihita kiza muri we ahita avuga ati nibyo yirirwamo n'ibisanzwe nibyo yiberamo ahanini ariko ntekereza ko wenda ni urubyiruko ahanini baba rukoresha social media wenda n'ikibazo cy'ubushomeri haba bavuga ati wenda nabo ngabo igihe bagushukisha amadolari cyangwa se amafaranga bahita ikora ibi ngibi ndakohereza ayo mafaranga wowe bigeze bikubaho bikagera muri iyo tape yo kohereza amafaranga njye ntabwo byigeze bimbaho mbese uwo mukobwa byaje kurangira gute byarangiye ubikoze byarangiye umuhakaniye byarangiye umuborotse byarangiye gute ntabwo namuborotse naramuhakaniye ariko n'ubundi hari ibyanyandikiye heyi ubwo nkavaho cyangwa nkamurya sini bikarangira ibyo bibera kuri Snapchat cyangwa kuri Facebook ni hehe byiganje hose birahari ari kuri Facebook na Snap byose birahari rwose ibyo bintu byacika gute inama yawe wumva yabiye
nta nubwo mbona ukuntu byacika keretse nyine bagiye bafata abo bantu babikora. Utekereza ko bafite ibyo bibazo? Ni ibibazo byo mu mutwe neza bavuga ko ari ibi. Ni ibibazo biri mu hatari. Ariko noneho yagutinyiye se bikwereka iki? Akagutinyira aho ati ngewe ariko mbanze ngutinye bikwereka ko ni ibinamenyereye. Ababimenyereye none se ni gute umuntu yifata nyine akaba yakoherereza ifoto y'ubwambure bwe nyine ababimenyereye ntabwo ari bwo bwa mbere aba abikoze. Urumva ibyo ngibyo ari umuco mubi wa mugani wa muhungu w'umuhanzi ati uwo muco mubi ucike. Tekereza ko wenda ariko se abantu baba bari hanze wenda ni uko baba bakunze abanyarwandakazi ni uko baba bakunze awundi muco unyabwa ko biterwa n'igisebo uretse kuba icyo kibazo cy'umutwe nacyo gishobora kuba kirimo. Ntabwo wenda wasanga n'abahandi wenda babibabwira ariko njye nabyita ko bari n'irari ntawamenya. Irari urisobanura gute? Nyine ubwo bafite irari ry'umuntu runaka akumva nyine ni wenda ashobora kubona iyo foto rigashira. Niko ubitekereza? Icyo ngicyo tukivuyeho wenda abantu bakurikiranye wenda n'undi biba byarabayeho ni benshi biba byaragiye bibaho ariko buriya wenda ariko abenshi bahitamo kubaboroka nyine niyo wabona wenda ariyo siyo yindi ishoboka. Ariko n'igihe umuboroka bakoresha indi account bivuze ko ahanini ushobora gusanga ari n'abantu bamwe. Birashoboka. Ngo ibyo ngibyo bihuza gute se n'ubutubuzi buya kuri izo social media? Twaba tukiri mu bibi by'izo social media. Nyine ubutubuzi bwo abakora ubutubuzi bwo ntabwo babihuza n'ibyo ngibyo. Ntabwo biba bitandukanye n'ibyo ngibyo nyine byo nyine twe tumaze kuvuga. Ubutubuzi bwo nyine ashobora kugutubura akubwira ngo yakuboneye akazi ibi n'ibi ugomba gutanga ibi gutya na gutya na gutya nawe nyine kubera ko hanze urubyiruko rushomye ni rwinshi. Iyo ubonye nyine ashobora no kukwizeza nyine akazi ukumva ni umushahara wa danje akagutegeka nko gukora ikintu runaka nyine. Nizo ni izindi ngaruka. Ubwo si ibyo ngibyo abantu baje kubyitondera gute? Uza kumva ko umuntu akugiriye impuhwe cyane bakwiye kubyitwaramo gute kugira ngo batazajya bahomba na duke bari bafite? Nta mpamvu yo kwizera umuntu. Akubwira ko watomboye miliyoni akwaka ibihumbi 100 kujya atayakuramo ngo guhe 900. Nyine ni ukwitonda. Ni ukwitonda. Ariko ntekereza ko abantu ubu ngubu nabo bakanuye ntabwo ubu ngubu nabo bapfa kuzita. Hari umuntu ugeze agutuburira nka gutyo? Njye ntabwo banuburiye kuri social media. Bagutumburira live? Byagenze gute? Ni n'umu agent wa MTN baje. Byagenze bite? Njye twarahuye mu nzira nyine ndi kugenda. Afite n'ijiri? Na jira yambaye. Noneho nyine arambwira ngo nari no kuri phone. Twabanje kuganira nyuma yongera kuri phone. Arambwira ngo se ngo ejo ngo wabonye ngo promotion. Na promotion imeze gute? Ngo MTN ngo promotion MTN yatanze. Navuga ngo bayihaye abameze gute se nyine ngo abantu bose bakoresha MTN. Nabase ngiye ko nyikoresha ngo ntarayibonye ngo ubwo nyine ngo muba mukwiye kujya mubaza ngo abajeti ngo mugurira amabiti ibintu nk'ibyo. Namatse none ngiye byagenda gute kugira nyibone ngo zana telefone yawe nyine mbigukorere ngo noneho wowe ngo buri kwezi ugiye ibona ya gigabyte. Abatabwo datomba. Na chat ukuntu mba hejuru. Noneho nyine mpita mvugira kuri phone arambwira sister naribi noneho nitwe njya guhura ubutanza bigukorera. Mpita mbwira noneho umuntu twavuganaga ndamwe ngo ngupe gatoya. Ndamuhereza nyine. Ubwo nyine sinzi uko byagenze. Umuyirukana icyo gihe umuha telefone? Yaragiye. Umuha telefone ngo bwoko se? Infinix S5. Arikomezanye. Agenda umureba? Agenda amureba n'agasuka. Ntabwo mbizi nese ko nayimwihereye. Ahubwo none n'abantu ngo bagiye batunyura babe kubona ko ari kuntubura ariko bakanga kubivuga ngo ntabwo bazi icyo turi gupanga. Babimbwiye nyuma nyine yagiye. Phone yanayikuyeho. Birangira ikomeje. Ya gigabyte. Gigabyte ndayibura. Na phone yawe. Ka gigabyte wakigurira. Ko ofete bafatirana nyine umuntu bitewe n'ikintu akeneye. Yabona ukeneye akazi niba wabona ukeneye iyo gigabyte nk'urubyiruko ugomba guhora kuri chat. Baragufatira akaba ari byo bintu bacamo ibyo ngibyo byari bibi abantu baba bakwiye gushishoza bakitondamo ibyiza byayo. Nanone rero ibyiza bya social media nabyo ni byinshi. Ni gufasha kuganira n'abantu mu buryo bworoshye.
mu buryo bworoshye. Okay, ni sawa cyane kabisa. Ubwo icyo ngicyo nacyo tukivuyeho turacyari kumwe na Alia cyangwa se Alliance. Ari ukuntu abari b'iyi minsi ngo basigaye barya batipe tike. Tinyewe sinyatsi muntu ujya ugishyira tike wanakohereza ugategereza ugaheba. Ako ntabwo ibyo bintu bigezweho ni ukuri. Nese ubu warya agatike basi reka tuvuge ni 5,000. 5,000 ukayirya umuntu kweri cyangwa igihumbi. Man, hari kera ariko sinzi niba ubwo bityo. Byigeze ariko wose n'amaki ukayarya? Njye byambayeho. Urya umuntu amatike tu. Yego. Byari bigenze bite? Uwo muntu twari twarahuriye kuri Facebook. Yego. No, cyo gihe twakoreshaga amatigo ntabwo kijya twagakoresha MTN. Noneho ambwira ko ngo bimusanze aranandangira ahantu ari nyine anyohereza. Ntabwo nambwiye ko mazi nyine twapanze kuza ko tuzabonana nyine. Hanyuma nyine anyohereza tike ndanambwira ngo ndi muri gare ngiye gukatisha. Anyohereza tike. Iyo story yajya gusa niyo bamujene. Ngo shase ngijya musanze. Yego. Nyine yanyohereje tike birangira nyine ndamubeshya. Yego. Nabana nayisemura nabere. Yanyohereje 3. Yakoreye turabiri. Ariko ubundi gwa nabo barakabati naza kunsurana cyangwa yakunda rara. Oya subi cyo gihe yari kubara ko bari ni nko muri 2016. Wari na mutoya. Era mutoya. Noneho ucatira ku gatushi. Kuri matushi. Yego. Turamira razohereza. Sharazohereje. Uhita umubwira ngo iki utangiye gushaka impamvu. Ndazishatse nyuma ahubwo. Nawe mere yahise ansanga muri gare nyine nabyumva kandi ntabwo nanamubwiye aho ndi bugisubirayo. Yabikoze kabiri nyine birangira amenye ubwenge nawe. Wawe muri kabiri se? Yego. Yohereje turamira bwa mbere. Ubwo turabona reka dupange n'inshuro. Arongera yohereza turamira. Yego. Yandari. Akagira urumva ko hari kera ubwo ntabwo nabikora. Bivuze ubu ngo ntabwo babikora. Ariko ubwo akenshi ahubwo amajorite abenshi baribwa ati abantu baba barahuriye kuri social media baba batazi umuntu neza. Ntekereza ko niyo mwaba muziranye wanakamurya da. Wakamurya. Kare ko se tuziranye wakandya gute? Ko naza gufatisha ubuta. Nyine hari igihe ashobora kukakurya. Nkawe nyine akakubwira ushobora kumubwira nyine tubonane. Ohereza agatike nyine ariko sibye ko ubwo babatipe nabo bamenye ubwenge arakubwira ngo bwira umumotari ashyire niberange muri mubazi arabare tagwe ngo yangiye ntago ngiye njya nitinga ntago ngiye umuntu ajya yishyura moto ubwo noneho twereka ibimenyetso by'umuntu ushobora kuba ashaka kurya tike kugira ngo abantu badukurikiranye babe batuye umuntu nibigera gutye kuzana izi ngingo byaga bikunda agatike ashobora kuba ari bigenda kukarya umutipe se so nabibwirwa n'iki ku mutipe ukuntu yazajya abimenya izi excuse umuntu atangira gutanga bahita mu ko ngaho itiki giye iyo nyine yarangije kuyohereza se ko bara umunara sorry gutera simbizi urumva atangira gushaka impamvu akavuga ngo imvura ngo iraguye ngo iki nyine izo mpamvu nk'izo ntazajya zigujya umenya ko agatike kagiye ariko wari umwana mwiza n'uwikurya wenda agahita anakuboroka ndetse nta kindi azagukenera aho yitwa akomeje kuvugana njyewe tegeze aho wanaza no kunyirebera yari seri byarangiye nyina mugihura n'umuntu mugahita mutera sitora kamwete shaka cyagiye nakubeshyaga nari mfite n'akabazo runaka oya sha umutipe yari umunyamahoro ntabyigeze ambaza ariko ni umunyabwenge kuko icyo gihe noneho yaragiye kohereza bwa gatatu kandi nabwo nta gahunda nari mfite yo kujyayo noneho nawe arambeshya ku nshuro ya gatatu arizira ahita aza nsanga abantu bari magana uvuga uti nayapangiye ahangaha nari nayapangiye nanjye narababaye ako ntacyo ibyo yaguze birenze iyo tike yakoze ibiki yakuzaniye iki yanzaniye utuntu none byaje kurangira se mubaye inshuti biri seriye byari kugenda bite twabaye inshuti oya twabaye inshuti biri aho ngaho nyine nyuma yaho yakuzaniye impano tu yari umwana mwiza yari seriye mugani wawe mwarahuriye kuri social media yego okay bivuze ko ariko se wenda turebe muri rusange hari igihe tureba ku ruhande rumwe ariko turadushaka kureba ku mpande ebyiri kugira ngo tuparansinge story yacu tureba ngo uwundi wa mugani iyo umuntu umubwiye ngo ndakwishyura moto uba umwizeye
ahubwo sinibaza n'ukuntu ahantu wizera umuntu akubwiye ngo we fata moto ndayishyura amageze ubundi ubwo we aba mwizeye nawe ushobora kumubura cyangwa akanakora na telefone uretse ubwo ikiriho aho ngaho ni ikihe urumva tubonye ko kuba wabwira umuntu ngo nakamwohereza itike ashobora kutazi no kuba wamubwira ngo ufate moto ndayishyura nabwo bishobora kurangira nabwo wageze ukamubura ubwo bijya bigenda bite nyine umukobwa ajya yitwaza agatike ke niba udafite tike ntabwo bikwiye kujya gusura umusore ntabwo bikwiriye niba ntako ufite nyine kwa mbere iwanyu ariko wenda ntekereza ko ibyo ngibyo biba ku muntu relationship itarakomera hari umuntu uba muri inshuti nyine niba abandi uvuga ngo ntago hano nubwo najyayo nzahataha sinamubura niyankora ibyo bintu ngo akureho telefone nyine ibyo ngibyo biba kuri ba bantu baba batamenyeranye ari umuntu musanzwe muziranye n'ako gatike wakishakamo ukagenda cyangwa nawe akakwizera akakohereza nyine bivuze ko abenshi baribwa tike ni wa muntu muba mutaziranye neza ubwo inama irimo ni iyihe bajya babanza bamenyane kuri telefone se wamenyana n'umuntu buriya cyangwa we ni imbere y'uko agusaba kuza wajyaza nyine ureke kumusangayo wagusanga aho ariko ikibazo abakobwa ntabwo none hari umukobwa wapfa kubwira ngo uzansure ntabwo ibyo bintu mubigira hako si na ngombwa ko umusuri wabo kuki se utaza mugahurira ahandi atari na ngombwa ko mugahurira nko mu mbari cyangwa mu karesitora yego nyine mu ko wagukura gutangiriye nahise gutyo ubumukuye mani niba ugiye gusangira ubumukuye he mwana asangiye ariko iyo mvugo yo gukura nubwo abantu benshi bayihurizaho avuga ngo wenda yabo umuntu uvuga ngo wamukuye aba ari umukene ni wa muntu wundi ufite ubushobozi bwa feke ubundi umukobwa waba waratera umuntu wifitiye amafaranga kuba yaguha nk'ibihumbi 10 ntabwo ari ibyadanje yanakuremera ubundi umuntu agukura gute ari wowe wikorera mu mufuka nese nyine wowe iki kintu ugisobanukiwe yakareka nta muntu ukura undi nese ko nawe uyamwaka ku ngufu arayakwihera nyine ni injuga baba bagukubise nanje umutera mani n'ubundi niba byashatse kuba ari igihe bati wenda yakugura ka iPhone 13 niko kagezweho ubwo nyine ababona ugakwiriye nyine ntabwo ngo nuko wenda yabanje gutereta cyangwa se hani nguramuhereza ibinini ngo nawe aguhereza ibinini oya niba akubonye nyine arabona ako ka iPhone ugakwiriye arakakuremera to akaguha aho ngaho bisanzwe ntabwo ari ibintu byatari bivuze ko imvugo yo gukura ahubwo ikwiye kuzavaho ive ahubwo na burundu ndizanongera kuvuga ese ubwo umuntu ukuriye tike abagukuye wamugani ni wowe wiyoherereje tike ubwo se bagukuye gute ariko nanone kurya tike ntabwo ari ikintu cyiza pe ntabwo gishimwa ntabwo ari ikintu umuntu yashima icyo ngicyo cyo kurya tike tukivugeho nacyo tunakivaho ubwo turavuga ku bakobwa barya tike tubanze ku bakobwa barya tike n'abatipe tubagereho umukobwa urya tike niyihe nama wamuha umukobwa urya tike ni ukuri inama namuha abiveho ariko wenda harya none kuba afite ikibazo ariko se ubwo kiniyakibwira icyo kibazo yakibwira umutipe ajya ngo akivunje mu itike ntiyavuga ati mfite ikibazo cy'igihombo ariko yakivunje aho ngaho yanagufata nk'umukobwa nyine wisobanukiwe umubwiye ati mfite iki kibazo iki n'iki n'iki mfasha umaya nawe cyangwa ategereza nzayabona nze kugusura biba bihagije kandi ntekereza ko umubwiye ngo mpereza aya mafaranga mfite ikibazo iki n'iki ntabwo yakwanga kukigukemurira kandi nabwo ananiwe kukigukemurira azi ubwo mwamukivugana icyo ananiwe kugukemurira icyo kibazo nyine ese umuntu mupfana yuko agukemurira ibibazo nyine nese uzi ko ashoboye kukigukemurira nazo aba agiye kohereza iyo tike nyine afite ubushobozi bwo kukugera rero icyo ngicyo nicyo kintu kiriho kumva ko ushobora kureba umuntu fizikali ugahita uvuga ngo yanyemurira ikibazo kandi nyamara nta bushobozi bukemura ikibazo nanone urumva abantu batajya babyitiranya se nanone barabyitiranya ariko nyine ntabwo umubebe ajya arya tike imari umutipe baziranye nyine to ntabwo bibaho muzongera mugaburira n'ahandi ntabwo wabikora ntekereza ko ahubwo wa mugani wawe ni abantu baba bataziranye neza niyo mpamvu bigenda gutyo aho hari ku mukobwa urya tike ntabwo ari ibintu bikwiye rwose bicike umuntu uti mfite ikibazo kimeze gutya aho ngaho ni ku bakobwa tubaveho kuba tipe nawe umutipe hari igihe wenda umukobwa ashobora kujya gusura ariko nanone biragaruka kuri handi kuko mutaziranye neza wowe tifata moto ndi hano kafe Rwamana hano gutya na gutya wahagera ukamubura ugasanga telefone yayikuyeho ibyo byo ni sakirego byataye aho ngaho harimo amasomo abiri ushobora kuza ku mukobwa nyine n'abakobwa bazajya bajya kureba abatipe ajya agenda yitwaje n'ako gatike ashobora kugeraho nyine akamubura neze byagenda gute nyine yagiye yiringiye iyo tike kandi adafite indi yo kwishyura cyangwa umusubizayo ahubwo icyo ngicyo nacyo umukobwa
niba ugiye kureba umutipe ufite tike ubwo aho ni ku mukobwa ariko se nanone ko hari igihe namwe mubikora nawe ukaza wambwiye ko nta tike ufite nyamara uyafite ariyo mpamvu mbura ugahita wishyura ukigendera none bivuze ko nawe ushaka kuyabika ubwo abona kuyazigara ninde uba ukeneye undi se ushaka kukaza wowe tukayakarika nka sevingi ariko hari n'igihe rero n'ako gatike aba yakabonye kamugoye kandi yanagapangiye mu by'ukuri nyine ushobora kuguza umuntu uzi ko ngo iti ahantu ngiye ndayakuzana ndayagusubiza birashoboka cyane ni ukuri ngo abenshi muba muyafite abenshi tuba tuyafite uvuga uti nimubura ndahita nkishyura ariko nze kumuha ukuri imite mubwirane wandaburije nayagujije umuntu hanyuma n'umumotari uba ugutwaye aba uri kumutinza abana akakuraburiza akaba yanavugana cyane n'abari gutambuka akabyo noneho kimwe mu bintu ngo bibangama ni ukujya kureba nk'umutipe ngo ugategereza iminota uhagaze ku muhanda bumva bari gucishamo byatari kubaho ujya gusura umutipe wahagarara nk'iminota ntabwo byambayeho ntabwo irakubaho byambayeho ndahagarara koko ndahagarara iki gihe nawe kwishyura wari ufite wari waje nari nanishyuye ntabwo naramwatse tike ahubwo yatinze kuza kundeba hanyuma bigenda bite se yewe narihanganye ndategereza nari nangiye gufata umwanzuro ko ngiye gutega ngataha araza ariko nyine namaze umwanya nafunze isura wafunze isura nyine hageramo natongana bya hatari ariko ntabwo biba biri sawa hari igihe aba atagitunganya nk'inzu agira ngo utaza kuhagera ukarimunyuzamo urumva cyangwa kirimo nko gusasa tu hari abatipe nabo bakora amasuku ari uko bazi ko ububebe ari wagera icyo ngicyo nacyo gicika ariko n'umujene wumva ngo amafi ngo ari mu mifuka wasanze hameze gute usanze hatunganyije nk'aho mwanya njye ntabwo yatinze muri ibyo ngibyo wasanze hameze gute mu nzu yatinze ugahita ubona ko ari bwo wagitunganywa ariko yarameze neza tu yarameze neza okay fresh ubwo ngicyo ngicyo cyari ku makuru hanyuma kuri wa batipe bohereza amatike se nabo bakwepana ukamubura cyangwa ugategereza iminota oya nabo buriya rero umutipe nanone ukubwira ngo ngwino wahagera ugasanga yakuyeho telefone cyangwa ukamubura ntabwo aba agaragaje isura nziza mbese ubwo utamwazongera kuvugana okay nawe muhita murangizanya neza yaba agukoshonye gutyo ubundi mukaba muri kuvugana iki gusa imbaza ahubwo ati wenda telefone yaje kuvaho byaje kunyura gute telefone ivaho kandi wari ufitanye gahunda n'umuntu cyangwa nari ngiye muri dushe ariko ujya no muri dushe utegereje umukiriya wayijyana daho kugira wirize umuntu ku muhanda zimwe mu mpamvu zishobora gutuma umutipe mubonanye bwa nyuma kugira mutazongera kuvugana n'izihe impamvu zatuma iyo ni iya mbere ko ashobora kugenda ukamubona yaba ari iyi yigeze kumbwira ati ashobora kujya gusura nk'umutipe wenda ugasanga aragigiye bikarangira uvuyeho bwa nyuma yego da nayo yaba impamvu ugeze uri kubaho oya ntabwo byambayeho kuko bibaye wumva bari bwa nyuma mwamurangizanye njye ntabwo twarangizanye mbese ni umubiri nyine uba utegetse umubiri uratora wumva okay fresh sana yitwa Alliance turimo turasayininga turimo turasoza wakoze cyane kutuganiza n'ubutaha uzagarukira hano twitera sabe ari fresh cyane turasoje turagushimiye hanyuma sinzi niba kiri ku mutima wabwira abantu muri Drunken Dead ni ibiki birimo se hari filime ukinamo cyangwa se nditara ufite ahubwo ako kantu ka Drunken Dead ni filime twakinnye mu kwezi gushize ndashishikariza abantu nyine kuyireba kuri Kigali Stars ukina mu yihero nyina nitwa Annette ni role nyine suna kuganira rimeze gute ni ibintu by'ubusinzi by'urubyiruko ni ibintu biri aha hanze ubusinzi mu rubyiruko ya gahunda ya Gisimenti niyo mwapro ntabwo twayaproduce kuko twanakinnye Gisimenti itari yatangira ariko ubusinzi mu rubyiruko bumeze nabi cyane yego ndazimwe hari ikibi byaza gukoresha aya ntacyo kunywa inzoga si icyaha ahubwo icyaha ni ibyo bigukoresheje nyine kunywa inzoga ntabwo ari icyaha icyo bigukoresha nicyo cyaha sana wakoze cyane gusubiza kuganiriza nawe mwakoze cyane nta kindi dusize utavuze ntacyo mwakoze cyane gukurikirana Yawe TV amahoro y'Imana akomeze kubana nawe no kumenyerwa n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi see you next